Incamake kuri Secret Lovers. Mwibuke ko ibingibi byose twarabibonye mu ka episode kabanjirije akangaka. Iyi ni episode ya gatatu dutangiye. Ibingibi twabibonye muri episode ya kabiri uko byagiye bigenda mwarabisobanuriwe, ntabwo nakwirwa nongera kubisobanura. Gusa mbibutsa gukora subscribe kuri Edmond at 250 kugira ngo dukomeze kuryoherwa n'utuntu twiza nk'utu ngutu ndi kubategurira. Aha mwarabibonye ko Josephine yahamagaye Osborne akitabwa n'uno mukobwa, kandi uyu mukobwa ashaka ko ari we wari uri gucudikana Osborne. Josephine byaramurenze biramucanga, aravuga ati karabaye noneho ndamenya biri ibiki. Osborne ako kanya yaraje, wa mukobwa amuhereza telefone. Takira numvishe hari ukuvugisha, sinzi icyo gushakira, ntawamenya, kana nigendere ntiwamenya ibyanyu. Ako kanya Josephine nawe ahora ahangaha byamutunguye rwose, byanamucanze kuba yumvisha umuntu yarahamagaye atari umwitabye ahubwo yitabwe n'undi mukobwa atazi ngo ni ibiki. Josephine yaraje ahangaha aricara, atangira kwibaza ibintu biri kumubaho, amarira atangira gushongonoka. Ko urukundo narwo burya ngo ruba mu bintu biriza. Atangira kwivugisha mu mutima ati se Osborne koko ibintu yabinkora. Osborne namuhaye umutima wanjye, ariko ibintu atangiye kunkora kweri. Se uyu mutipe yaba yarahinduwe n'iki? Ese yarambeshyaga ntabwo nkunda? Ko numva urukundo rwaba ari amananiza. Ako kanya haza wa mushuti we Josephine. Josephine amureba yihanagura amarira nkaho nta cyabaye. Habaye iki? Nta kibazo, ngiye meze neza. Kandi uri kurira? Nakubwiye ngo meze neza, ubundi wowe ufite ikihe kibazo? Ntabwo wansiga njyenyine ko muzi kubaza ubusa. Reka nigendere da, ndumva umushihura mukanye atari uwinaha. Umukobwa arigendera, Josephine nawe asigara ahangaha. Ako kanya Josephine ahise agera iwabo. Mama watetse? Ko nshonje. Nyina ati mwana wanjye se shahu ndateka iki? Ahubwo ngwino tube tuganira. Mva Josephine mwana wanjye, amafaranga nari mfite yashize. Dore ayo nari ndi gukoresha nayo wa muhungu mukundana yamaye, kandi yari ayo gukoresha guhera iki cyumweru kugera ukwezi kurangiye. Ubwo rero ibiryo nari natetse byari ibyanjye gusa, nahise mbirya birashira ko ntabwo nari nzi kuri buze. Mama ndashonje cyane, nese ubu ngubu urumva ndi burya iki? Mva mukobwa wanjye, nyumva neza witonze. Imana iyo igiye gusubiza abantu amasengesho baba bayisenze, ntabwo ihita imanura ibisubizo ako kanya byihuse, ahubwo irabanza igacisha ibisubizo mu bandi bantu. Bishatse kuvuga ngo rero Imana yashatse kudusubiza ibicishije muri uriya muhungu muri gukundana. Uriya muhungu Fred wabo ni abakire, uriya yaduhindurira ubuzima, ariko sinzi impamvu utari kubyumva. Oya mama, uriya muhungu ntabwo mwiyumvamo, nuko narabikubwiye. Uriya muhungu nukomeza kumumataho rwose njyewe ntabwo tuzabyumva kimwe. Wanyumvishe wa mukobwa wanjye, kuzi ko mukunda nta kibi nkwifuriza, wambabariye ukanyumva neza witonze. Uriya mutipe ubundi uramuhora iki? Uriya mutipe ni umuhungu rwose ujyanye n'ikinyejana cyacu, ni mwiza, afite amafaranga. Ubundi we kubera icyo utamwigiraho mwiza ugahinduka tukareba ko twamera neza? Kandi ibintu uri kwigira wa mukobwa we, hari igihe impanuro zanjye wakomeza kwanga kuzumva ukazicuza ibihe binini. Ako mama sawa, kanzana namuhamagare numva ibyo ari byo. Umukobwa aratambuka ajya guhamagara Fred. Bikore mwana. Arahamagara. Kanya Fred nawe abona agafone karasonye, abona ni Josephine umuhamagaye. Mwibuke ko ubundi bitagenze neza. Aramufata. Sweet mutima, umeze ute Fred? Fred araceceka. Ese warandakariye?
mwana watuje nkagusobanurira ukuntu byagenze. Ejo bundi cyagiye turi kumwe nagiye kubona mbona umuntu arampamagaye, ngiye kumwitaba nsanga ni umukobwa w'inshuti yanjye twiganaga nyine we yari yarwaye. Noneho nahise njya kumureba, ngezeyo nsanga umushoferi wari kumujyana kwa muganga ntawe uhari. Ubwo rero byabaye ngombwa ko ari njyewe umufata mujyana kwa muganga kuko nta wundi yari afite wo kumwitaho. Niyo mpamvu rero nahise ngarutse nsanga wagiye. Fred aramwihorera arajunjama ntiyagira n'icyo avuga. Reka da. Fred arigurukira, umukobwa biramucanga aragaruka abwira mama we, mama nta jambo na rimwe ambwiye, ahari umenye yandakariye kuko ahise akupa telefone. Humura mwana wanjye, ubu noneho ikintu ugiye gukora, wowe ugiye kugenda ujye kwa Fred, fata imyambaro ugende, noneho umusangeyo mukumveke ugerageze kumwiyumvamo kandi ndabizi ko muzabana. Ahubwo kira nyaruka ngwino musezere ugende, ntukaba umwana ariko acyohewe, dore ko umuntu aba ababwira ntimwumve. Sawa marika ngenda ariko uranyoheje, ntaribi wowe genda. Yahise afata akamodoka dore ngako, ubwo ntumbaze ngo ari mu yihe, ndabona zigenda ziguruka. Nk'uko kanya yahise agera kwa Fred, umbabarire ku byabaye ejo, ni ukuri nyizera ntabwo narishakaga kukurakaza, mbabarira ntabwo nzongera kugukora amakosa nk'ariya. Biriya nyine nabikoze bitunguranye ariko nyine ntabwo nari mbigambiriye. Fred wakwihangana ukambabarira tukongera tukabana kuko nanjye ndumva ntangiye kumera nk'uyimvamo. Ku kanya tugaruke kuri Osborne na wa mukobwa tutazi ngo yitwa nde, yamuzaniye agapapuro amubwira ati buri kintu cyose uri busome hano ni ingenzi kuri wowe kandi ugifate mu mutwe. Amuhereza agapapuro arigendera. Umukobwa aramureba nabi rwose nk'umuntu wamurakariye, arangije aricomokera. Ngo warahiritse n'utunyashi. Tugaruke hano rwose hari ukiri gusaba imbabazi ati mbabarira ntabwo nzongera kugukorera amakosa, ngiye guhinduka umwana mwiza kandi ndabizi ko tuzabana neza. Ako kanya rero nawe araje ati bere kankurya agaserifi bose. Ari muri ayo ngayo Josephine arabireba ati iki nacyo. Josephine ase wowe uramukurikira ujyaho ubundi wamuretse, ntabwo uzi ibintu yagukoreye ejo, uzi uko uburibwe wagize yari ukubera we. Oya Josephine yarahindutse. Ahinduka iki? Komeza umwizere, ni akazi kawe, ntabwo uzi ko akubeshya. Umva reka basi mvugane nawe numva ikintu ari bunsobanurire. Tugaruke kuri wa mutipe Osborne bamuhaye urwandiko, tangira gusa. Inshuti yanjye Osborne, ntabwo nzi ibyabaye hagati y'urukundo rwacu kuva rwatangira, nsigaye mbona nazi ukuntu byitaho, usigaye utuma amarangamutima yanjye azamuka ariko nkabona wowe bisa nkaho bitakureba. Ese haba hari icyabaye mu rukundo rwacu? Gusa maje kubona ko wowe utabyitayeho. Njye rero nabonye ko nimba ushobora kuba uri kumbeshya, icyambera cyiza ari uko njye nawe twarangizanya, nkikomereza ukwanjye nawe ukikomereza ukwawe. Mva mwana, urabizi nawe gukundaga, wari umaze kuba igice cy'ubuzima bwanjye, ariko nyine umwanzuro nawe ufashe, reka nigendere, ukomeze wiyiteho ukwawe, nanjye nziyitaho ukwanjye. Ibyo twanyuranyemo byose tubisibe kubera ko ndabona urukundo rwazatubabaza. Yari uwagukundaga Erika. Osborne acyumva ayo magambo yamaye isi mwikarageraho nawe arakatiwe. Abakurikiranye aka gafilime muri izi nkunda ukuntu ziri kugenda zikururukana, umwe akunda undi amutendeka amujyana ku wundi n'undi amujyana ku wundi, ubwo muzabikurikirane muzabibona. Tugaruke hano, babiri baracyasabana imbabazi. None se mwana, ubundi uri shuwa ku byo wavugaga? Ariko ntabwo nzi ibintu biri kujya mbere hagati yawe na Rena. Ubundi wansubije, uriya mukobwa we ni bwoko ki muri uru rugo? Kumeruka ari umukozi wawe, nkaba mbona mutangiye kumera n'ukuntu ntazi ukuntu murebana. Mva mwana, tuza nawe ariko ntugapanike ibintu. Ese uyobewe ko uriya ari umwana umfasha imirimo y'aha ngaha? Ni we nkunda nawe undi. Ariko Fred, narabikubwiye
ko nubwo nanjye ari wowe nkunda ariko ntabwo nkishaka kukubona uri kumwe n'uriya mukobwa, ukuntu aba akureba ntabwo mbyishimira kabisa, bintera ubwoba. Reka sinzi ukuntu urabikemura ariko twabihindura kuko njye mba mbona ukuntu murebana bitanyuze kabisa. Nigenda ariko bitekerezeho, umukobwa ahita yikaragira nyasha arigendera, dore ko anazifite. Jamara yakomeje kumwitegereza buri gisubizo amuha, ariko bitarigendera. Tugaruke kuri Osborne, yarahamagaye agiye guhamagara Josephine amubaza ati bite wagwana bite. Mu gihe ari guhamagara Josephine, tugaruke kuri bose. Hano mva bose, ariko wajya ureka kwivunisha bose, ntabwo wazana nkagutwazana undi mukobwa tutazi. Umukobwa yafashe igikapu atwaza umubosi nk'uko nyine tujya tubona bose tukabatwaza ngo turebe ko batumenyera umwungazi. Hano Josephine, yes, mbabarire mwana, ndabizi ko wandakariye, ariko nyine umuntu wari uvugishije kuri telefone yanjye ni sister wanjye. Oya ntabwo ufite umwana kunyisobanuraho, ibyo twarabirangije. Kandi wumve ngo njye nawe ibyanjye ntabwo njye nawe tukiri mu rukundo, ibyanjye bigarukira aho ngaho, icyo ngicyo ugomba kugifata mu mutwe. None se uri he mwana ngo nzazikure? Nakubwiye ngo sinkiri n'iyo ngo mu cyaro, naragiye. Waragiye? Ntagenda. Ahita amukopa. Tugaruke hano, hari uwifatiye akazi ko kwitwariza umubosi rwose, dore ko ababosi hari ukuntu baba bameze, ntabwo wapfa kumutwaza ngo ugendere aho ngaho. Umukobwa hano yitwarije umubosi avuga ati nankubita n'ijana ntabwo ndi buburemo urubenye. Sha urakoze cyane, ese wambwiye izina ryawe? Umukobwa araceceka. Please nakubajije ngo wambwiye izina ryawe? Umukobwa araceceka. Fred, ubwo se uri shuwa ko yaba avuga? Ese ntabwo avuga? Umva ntabwo uvuga? Ntabwo mvuga, nta nubwo numva rwose ubwo wari uri kwikirigita. Josephine, uzi ko hari mukuri mwana ntabwo avuga. Baramwitegereza. Mva wakoze nyine, akira ngaho, akira ino mpumbi ugendere ko wakwimeza neza. Umukobwa arayakira yishimye, aramubwira ati kabisa urakoze nubwo ntavuga ariko nyine geste wazibonye ngaho baye. Umukobwa nta Josephine yakwitegereza uno mukobwa, yareba ino nzobe ati uyu nguyu we ndamenya aturumbutse he ko nanjye nigenje ko nagowe. Umukobwa hano aritambukira, impumbi ye yayikenyereyeho, abona ko ari akana keza nyine kanateye neza, bose wese yakwifuza. Nanjye uri kusobanura ntawamenya. Tugaruke hano, umubosi yaje gupakiza inkwi. Mwibuke umubosi ni Fred nyine tuba tuvuga, na mwana baravukiye mu ngagarishaho imitungo, asanga ibintu bimeze neza, waba baramupangiye neza. Inkwi arapakiza, murabizi ko afite umushinga wo gukora inkwi. Hari inkwi zaragiye nyine ko abandi ba bosi bamera, avuga ati ayo ngayo ngiye kuyakenyerera. Atangira gutunganya nyine ari gutunganya jaride, niko n'inkwi ziri kujyanwa. Urabona ko Murindabigwi yari atwaye imodoka y'inkwi, buriya azijyanye ku kigo ntazi, cyangwa se azijyanye no kuri gereza. Osborne yaraje hano akora kuri wa mukobwa wamukatiye yamwandikiye, aramubwira ati ariko nabikubwiye, nakubwiye ko ibintu uri busome byose muri kariya gapapuro uri bubyumve ukabyitaho, kandi ibyo navuze wabyumvishe, nta kindi mfite cyo kukubwira, nta n'ibyo mfite byo kugusobanurira, nizere ko wabisoma. Ikindi umvire mu buzima, apana kuzongera kumpamagara unyivugishwaho ubusa, nta n'isoni afite. Hanyuma umutipe ararebye ati noneho karabaye, nsigaranye nde? Josephine yaragiye.
uyu mukobwa nawe nari nsiganye aragiye, Imana we sereri yaramufashe yisunga igiti nacyo kiramuzengurutsa kimuha umunyenga, ibibazo biramurenga muri make. Nuko tugaruke kuri wa mukobwa wari wisabiye akazi umubosi, menya ahari bahise bamwangaje. Hano Rena yaraje ati wowe kuri gukora hano bite byawe urinde, uri uwahese waje kumara iki hano? Ako kanya Fred araza amubwira ati bihagarike, uyu nguyu ntabwo avuga. Ntabwo avuga? Uyu nguyu namuhaye akazi ari gukora hano kandi nta kibazo, azajya agufasha imirimo. None si bose, kubera iki waha akazi umuntu utavuga? Hano Josephine ahita aza atari ko wowe wacecetse, ubwo urumva ukuntu uri kuvugisha bosi wawe nta n'isoni? Umva, umwanzuro bosi wawe yafashe aba ari umwanzuro we bwite, nta mpamvu yo kumuvuguruza. Ubundi umuvuguruza nkandi ko wagira ngo abakobwa bo muri ino minsi wagira nta bwenge muba mufite. Nimba Fred yamuhaye akazi yakamuhaye, utazongera kuzana ibyo kumutegeka nk'aho ari we wamuhaye akazi. Umwanzuro aba yafashe aba yawufashe, apana kuzongera kubyivangamo. Fred arumva iby'aba ngaba nimba twabita abakeba ntawamenya. Ako kanya Josephine yahise afata wa mukobwa utumva aramujyana. Ugabana afite ubumuga bwo kutumva, sorry. Fred nawe arebye ibi bintu bibera hano ibikira. Nuko episode yacu ya 3 yarangiye, nuko tegereza aka episode ka 4 tukamenya ibyo ari byo. Ciao ndabakunda sana.